gisirikare. Ku murindi w'intwari hari n'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyatangirijweho ikipe y'ingabo z'igihugu ya APRFC. Icyo kibuga kikaba cyaratangiweho n'amapeti y'abasirikare, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA Paul Kagame yambikiye ipeti rya Major General avuye ku ipeti rya Major. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 twibukiranya amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kuva tariki ya mbere ukwa 1990 kugeza tariki turiho ubu, imyaka 35 irashize hatangira urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe mu masaha y'igitondo nibwo isasu rya mbere ryumvikanye ku mupaka wa Kagitumba mu yahoze ari Perefegitura y'Umutara w'Akarere ka Nyagatare. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA. Ni ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba ruba n'impurirane y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Ni urugendo rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR Inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA Inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba rwasojwe mu mwaka 1994. Bamwe mu barwanya urwo rugamba bagiye babigaragaza mu mbwirwaruhame zabo ko kugira intego, ukwiyemeza no gushyira hamwe ari byo byafashije ingabo za RPA gutsinda urwo rugamba. Basobanura ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwabasabye byinshi, birimo kwitanga, gukunda igihugu cyabo no kutikunda, aho basize ibyo bari bafite mu gihugu cya Uganda baza kubohora u Rwanda. Ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 ku mugezi wa Muvumba niho bajugunye amapeti n'ibyangombwa byabarangaga bari barahawe bari mu buhungiro, batangira urugamba. Izo ngabo ntizorohewe n'urugamba kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba uwari umugaba w'ingabo za RPA Major General Fred Gisa Rwigema yahise araswa. Ingabo za RPA zakomeje gutakaza abasirikare bazo bakuru mu kwezi kwa mbere ku rugamba, barimo Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana, barashwe ku itariki 23 Ukwakira 1990. Muri uko kuraswa kw'abayobozi bakuru b'igisirikare cya RPA byahaye imbaraga ingabo za FARC zitwaga inzirabwoba, ari nako bahimba indirimbo zo kwivuga ibigwi zishimira ko zikomeje kwica bamwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bari bahanganye. Ibyo ariko ntibyaca intege izo ngabo za RPA. Major General Paul Kagame akigera ku rugamba yahinduye amayeri y'imirwanire. Nyuma y'uko ingabo za RPA zikomeje gukomwa mu nkokora n'ingabo za FARC, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari ufite ipeti rya Major ava mu masomo aho yigaga ibya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza ku rugamba ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Akigera ku rugamba yahinduye politiki y'imirwanire nk'uko byavuzwe na James Kabarebe ati: Nyakubahwa Perezida Paul Kagame akigera ku rugamba ntiyanyuzwe n'uburyo urugamba rukorwa. Yaratubajije ati: ni kuki murwana nabi aka kageni? Ngo nibwo yahise ahindura amayeri y'urugamba. Ingabo za RPA zongera kwisuganya nyuma y'uko ategetse ko izo ngabo zisubira inyuma zikemera gutakaza ibice by'Umutara zari zarigaruriye, birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera z'1990 no mu ntangiriro z'1991 ingabo za RPA zaje mu bice by'amajyaruguru zirwana inkundura zifata umupaka wa Gatuna. Nyuma yo gufata umupaka byazorohereje urugamba, aho zarwanye zifata uduce tunyuranye turimo Rubaya, Byumba, Musozi wa Manyagiro, Rushaki, Mukarange, Murindi na Kaniga, bituma aho muri ako gace haba icyicaro gikuru. Gufata agace ka Gatuna byoroheje urugamba ingabo za RPA, aho byazihaye amahirwe yo kwerekeza mu birunga bashinga ibirindiro ahitwa mu Rugano, aho batangirije igice cya kabiri cy'urugamba bagaba ibitero ku ngabo za FARC ndetse ibirindiro by'uwari uyoboye urugamba Major General Paul Kagame bishingwa aho mu Rugano.
Mu Rugano naho havukiye radiyo Muhabura mu mpera z'1991 nk'imwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho iyo radiyo yajyaga yimukana n'umuyobozi w'urugamba Major General Paul Kagame kugeza ubwo igize icyicaro ku Murindi w'Intwari aho yari yarubakiwe indake. Mu bitero ingabo za RPA zagabaga mu gace k'amajyaruguru harimo itsinda ry'ingabo ryinjiye mu mujyi Ruhengeri ku itariki 23 Mutarama 1991 ribohora abanyepolitiki bari bafungiye muri gereza ya Ruhengeri, aho izo ngabo zafashe n'ikigo cya gisirikare Camp Muhoza ni umusozi wa Nyamagumba. Igitero kitazibagirana cyagabwe ku ngabo za RPA mu hahoze ari Umutara, habereye intambara ikomeye bise Rukokoma, aho ingabo za RPA zarwanye inkundura zinesha za FARC ngo nubwo zabaga zidafite intwaro zihagije nk'uko bivugwa na General Kabarebe. Ati haje intambara ikomeye cyane yitwaga Rukokoma ahitwa Gikoba mu Mutara hariya. Habyarimana azana ingabo zishoboka zose n'ibikoresho bikomeye, ahera muri Nzeri aho barasaga guhera mu gitondo bagakubita mu rutoki rwose rurashira, turihisha tukabarasa. Iyo ntambara bari bazi ko ariyo iri buturangize. Arongera ati twararwanaga uburyo bwitwaga mobile, twagendaga amanywa nijoro tukarasa, aha tukahava tukajya mu birunga tukarasa, tukahava tukagaruka mu Mutara, ingabo zinyuranamo ntibamenya aho turi tukihisha, n'ibyo twitaga mobile. Avuga ko iyo ntambara yari ikomeye cyane, aho bahinduye barwana intambara yo mu myobo, aho bari batangiye kubaka ibirindiro. Ati twageze aho turahindura intambara yo mobile turayireka ducukura imyobo, turavuga tuti aho nituhava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatema intoki bakatugeraho mu myobo tukabarasa, turabananira. Ku Murindi w'Intwari, igicumbi cy'ubukerarugendo bw'amateka y'urugamba, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ubufatanye na Minisiteri y'Ingabo bafitanye umushinga w'ubukerarugendo bukorerwa mu duce tw'ingenzi twaranze amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Muri aho twavuga ko ku Murindi w'Intwari mu karere ka Gicumbi aricyo gicumbi cy'ayo mateka. Akarere gafite umwihariko wo kugirwa icyicaro gikuru cya RPA mu gihe kirekire. Mbere yo kwimukira i Kigali niho usanga inyubako z'uruganda rw'icyayi rwa Murindi zakoreshejwe nk'icyicaro gikuru guhera mu 1992 kugeza ku itariki ya 7 Mata 1994, ahari inzu yari ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame ku Murindi w'Intwari Ibyumba. Iyo nzu y'ibyumba bitatu ikikijwe n'indake ebyiri z'umuyobozi w'urugamba, ni ahantu hakomeje gusurwa n'abantu baturutse mu mpande zose z'igihugu ndetse n'abaturuka mu mahanga. Ingabo za RPA zamenye ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana ubwo zarimo zireba umupira. Umugabo Filemo, umuyobozi w'ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu ku Murindi wa Byumba, avuga ko amakuru y'ihanurwa ry'indege rya Habyarimana Major General Paul Kagame yayamenye ubwo yari ku Murindi w'Intwari aho yarebanaga umupira na bamwe mu ngabo ze. Ati aha niho nyakubahwa Paul Kagame yari ari, bari kureba umukino wa nyuma final w'amarushanwa ya CAN wahuzaga Nigeria na Zambia. Kuri uwo mugoroba nibwo bamenye amakuru ko indege ya Habyarimana yarashwe. Arongera ati nyakubahwa Perezida akimara kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere kwari ukuvugana n'abasirikare ba RPA bari muri CMD, kwitegura igihe icyo ari cyo cyose baba barashweho bakirwanaho, bakarinda n'abanyepolitike bari muri iriya nzu. Ikindi yasabye aba basirikare harimo kwirinda kwivanga mu bwicanyi nyuma y'uko interahamwe zari zimaze kugaragaza ko zishaka kwica abaturage, no gusaba abasirikare bari ab'igihugu kwirinda kwivanga mu bwicanyi nubwo bitagenze uko yabyifuzaga. Mu kindi Perezida Kagame yakoze harimo gusaba Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo za ONU
ko agomba kurinda abaturage, yaba atabikoze RPA igafata intambwe yo kubarwanirira no kubarinda. Aho ku murindi w'intwari kandi hari inzu ndangamateka y'urugamba rwo kubohora igihugu yitwa Arusha, aho yitiriwe amasezerano ya Arusha, aho abanyepolitike ba RPF Inkotanyi bahuriraga bakungurana ibitekerezo mbere yo kwerekeza mu masezerano abahuza n'abanyepolitike ba leta na FPR Inkotanyi. Hari n'inzu yari igenewe abagore n'abakobwa bakoraga imirimo inyuranye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yacumbikiraga abagore n'abakobwa b'abanyepolitiki n'abasirikare. Ku murindi w'intwari hari n'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyatangirijweho ikipe y'ingabo z'igihugu ya APRFC. Icyo kibuga kikaba cyaratangiweho n'amapeti y'abasirikare, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA Paul Kagame yambikiwe ipeti rya Major General avuye ku ipeti rya Major. Ni ahantu hubatswe ingoro izaba ibumbatiye amateka yose y'urugamba rwo kubohora igihugu, ahazajya hatangirwa inyigisho zinyuranye zijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Ku murindi w'intwari ku musozi wa Kaniga kandi hari indake igaragaza amateka ya radiyo Muhabura, dore ko igihugu cyabohowe iyo radiyo ikorera muri iyo ndake. Inzira y'ubukerarugendo bukubiyemo amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ireshya na kilometero 120 uhereye ku mupaka wa Kagitumba, aho ikora ku turere 6 ari two Nyagatare, Gicumbi, Gakenke, Musanze, Burera ndetse na Gasabo.